zawe Yezu Kristu zisumba inyanja zisumba ibiyaga, hahirwa abaziringira uko ziri, bazabana nawe iteka. Hahirwa abaziringira uko ziri, bazabana nawe iteka. Inuma zose n'intama zose, ibyo byari gushira ku isi, iyo utaza ngo utubere igitambo, igitambo gihorana agaciro. Inuma zose n'intama zose, ibyo byari gushira ku isi, iyo utaza ngo utubere igitambo, igitambo gihorana agaciro. Impuhwe zawe Yezu Kristu zisumba inyanja zisumba ibiyaga, hahirwa abaziringira uko ziri, bazabana nawe iteka. Hahirwa abaziringira uko ziri, bazabana nawe iteka. Bana b'Imana, uyu munsi twongere duhuze umutima n'umugambi, hanyuma twiganirire uko umuntu atangira isengesho. Mbere yo gutangira isengesho, umukristo wese aba agomba kwitegura. Gutegura isengesho rero bisaba guha umwanya Imana, ukayereka ibyawe, ukayereka intege nke zawe, ukayereka n'ibyo ushoboye, ariko kandi mu bwicishe bugufi buzira uburyarya. Iyo dusenga kenshi, tujye twibuka gusabira abanzi bacu, ndetse gusabira n'abandi bantu bababaye cyane, abari mu ntambara, abahura n'ibyorezo bitandukanye, imfungwa, abarwayi, abashonji n'abandi bakeneye ubufasha bw'Imana, kuko ubufasha bwacu nk'abantu ntabwo buhagije. Mbere rero yo gutangira isengesho, nk'uko umwanditsi w'igitabo abikora, cyangwa umwanditsi wa filime, umuntu usenga nawe hari uburyo ateguramo isengesho. Isengesho rigomba gutegurwa ku buryo humvikana ingingo z'ingenzi ziri bugaragare muri iryo sengesho. Ushobora kubikora mu magambo yawe, cyangwa se ugatangiza ijambo riri muri Bibiliya twigishijwe kandi tukanamurikirwa n'intumwa n'abigishwa ba Yezu, aho bagira bati, mwigisha dutoze gusenga. Nanjye mu gutangira isengesho ryanjye nakabaye ndi muri abo ngabo batangira isengesho bazi ko ntacyo bashoboye, baciye bugufi, maze nkaca bugufi, ntimwigisha ntoza gusenga. Hanyuma natangira isengesho ryanjye nkamenya ko atari jye jyenyine uri mu isengesho, ahubwo ari umwigisha uri kumfasha gutambuka muri iryo sengesho. Ushobora no kubivuga rero mu magambo yawe nk'ayo ngiye kuvuga ubu ngubu, ndetse n'andi dushobora gukoresha. Nshobora kuba ngiye kwifatanya n'abandi mu isengesho, cyangwa njye ubwanjye nkatangiza aya magambo: Mana Data Nyir'ijuru, wowe waremye ibiriho byose, ukabigabira umuntu, ndetse utibagiwe no kumurema mu ishusho ryawe.
ndagutakambira ngiye gusabira abarwayi, abari mu bihugu bifite umutekano muke, abanyeshuri, abashomeri ndetse n'abandi bose Nyagasani wowe usanzwe ufitiye impuhwe, kandi n'abatemera kugira ngo Nyagasani bagaruke mu nzira yawe. Cyangwa se tugakoresha andi magambo umuntu ashobora guhimba, ugatangira ugira uti Yezu, ubu ngiye kuvuga iri sengesho niyibutsa rukundo iryo sengesho ryubahishije umutimanama wawe kandi rikawunogera. Ryakire mu mutimanama wawe rigisohoka mu kanwa kacu, rikosore uritunganye rwose, kugira ngo riheshe ubutatu butagatifu icyubahiro n'ibyishimo byinshi nk'ibyo wagaragaje hano ku isi. Uku gutakambira ubumuntu kwawe niguhesha ikuzo ibikomere byawe bitagatifu n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje yabivubutsemo. Uku gutakambira ubumuntu kwawe nikugarure isura nzima, nanjye mbe umwe mu bo watoye, nongere ngarure ubuyanja, ngaruririre n'abandi ubuyanja, baba abemera n'abatemera, bose uduhurize mu rukundo rumwe kandi uduhumure ubwenge bwacu. N'andi magambo dushobora gukoresha dutangira isengesho ryacu, kugira ngo isengesho ryacu ribe rifite aho ritangiriye. Rero dukomeze twitoze gusenga kuruta gushaka gusaba isengesho ritari isengesho, nk'umuntu usaba ngo abanzi banjye ndifuza ko bava mu nzira bagapfa bakagira gute. Iryo ntabwo aba ari isengesho Imana ishobora kumva, ahubwo umwanzi wawe umusabira icyiza, umwanzi wawe umusabira urukundo, umusabira kureka ibyo ngibyo byamujyanaga kure bituma aba umwanzi wawe, ahubwo mukiyunga mukaba umwe, kandi mukaba umwe nyine muri iyo shusho y'Imana mwaremanywe. Murakoze rero, tuzongera tugaruke kuri iyi nyigisho y'uburyo umuntu ategura isengesho kandi akariha umwanya ukwiye mu buzima bwe. Nimucyo rero duhe Imana mu ubuzima bwacu, kandi umubyeyi Bikira Mariya arabitwibutsa, ubwo agira ati nimusenge ubutitsa nta buryarya, nimusenge ubutitsa nta buryarya, kuko isi ibundikiwe n'icuraburindi. Bakamubaza bati wowe utubwira ibyo urinde? Akagira ati ndi nyina wa Jambo. Bakristo bavandimwe,